nongeye kubasuhuza. Hashize igihe kinini cyane ntabagezaho ubutumwa bwanjye ku giti cyanjye. Mu gihugu cyacu hashize ibyumweru birenga 2 habaye igikorwa cyamaganywe n'umuryango wa FPR Inkotanyi, cyari kigamije gucamwe ibice abanyarwanda, mbese bimika umutware umuryango witwa w'abakono. Bikaba kugeza ubu ngubu nta wundi mutwe wa politike ndumva uwamagana. Ese uko guceceka nuko babona atari igikorwa koko cyo kwamagana? Ndumva ngira ngo nshimire umuryango wa FPR Inkotanyi wakanguriye abanyarwanda ko kiriya gikorwa kiri mu nzira yo kubangamira ubumwe bw'abanyarwanda. Mu by'ukuri ndahamya ko bari abantu ntabwo bateranya mu izina ry'uriya muryango, ahubwo uriya muryango wa FPR wabonye bamwe mu bawugize baracyitabiriye ntibacyamagane. Niyo mpamvu kuba baracyamaganye ntabwo ari uko ari bo bireba bonyine. Ndahamya rero ko mu Rwanda hari imitwe ya politike myinshi inyuranye. Ni igihe cyo ko buri wese agaragaza uko abona ibintu, niba kandi babona ari bo umutwe wa politike wonyine ureba, urayobora, ni byiza ureba kure, ariko si urugero duha kuki tutarugenderaho ngo niba ari no kubishyigikira tubivuge. Banyamashyaka, banyamitwe ya politike, ni byiza rwose ko dushyigikira ibintu bigomba gushyigikirwa, kandi mu gihe ibyumweru birenga 2 nta muntu n'umwe uravuga ati biriya bikorwa kuko byari bikwiye kwamaganwa. Ntabwo bikwiye, kandi kuko abanyarwanda dukwiye gusobanukirwa icyo ari cyo kwironda no kwishyira hamwe. Ubundi uburenganzira bw'amashyirahamwe buremewe mu gihugu, ntawe utabushyigikira. Abantu bashobora kwishyira hamwe bagaharanira inyungu zabo, ariko iyo abantu bishyize hamwe, ikintu cyitwa kwishyira hamwe kigomba buri gihe kugaragaza ko gifunguriye abanyarwanda bose, kiri mu murongo w'abanyarwanda bose. Igifunga abanyarwanda mu gatsiko gafite izina runaka, icyo kiba kigamije kugabanya uburemere bw'umuryango nyarwanda. Niyo mpamvu rwose aho turi twese abanyarwanda, haba mu gihugu, haba imbere, waba niyo waba wumva warahunze cyangwa se wumva urwanya leta iriho, wumva utari muri FPR Inkotanyi, ariko kuvuga uti ibyo FPR Inkotanyi iharanira by'ubumwe bw'abanyarwanda birandeba, nanjye ndabishyigikiye. Tugomba rwose kugenda muri uwo murongo, tugomba kugenda muri uwo murongo, ari nazo mbaraga, ari nabwo budasa u Rwanda dufite rwo kuba ubu turi igihugu kiriho kigana mu iterambere ry'imico y'imiyoborere, kuko hari ibihugu byinshi cyane bikiyoborwa nka kera mu dutsiko, ukumva ngo igihugu gishingiye kuri za kominote udushyira hamwe. Icyo gihugu ntikiba kibaho. Ukumva nyamara igihugu cyacu cyo kiragana mu gihugu gishingiye ku muturage, abaturage bose bareshya. Ni ibintu by'iterambere bikomeye cyane ry'umuco w'imiyoborere tuganamo. Ni ukuvuga igihugu cy'u Rwanda, rw'abanyarwanda rukaba rushingiye ku baturage b'u Rwanda. Noneho abo baturage, utwoko n'ubwoko n'atwoko n'amoko bindi biba birimo imbere, ibyo biba bireba iyo miryango hagati yabo. Ariko iyo bitangiye kujya ku rwego rw'igihugu, bagatangira gushaka gukora ibikorwa biri ku rwego rw'igihugu, mujya mu bihugu birimo ngo umuryango runaka ufite ngo imitwe yitwaje intwaro irinda umutekano w'iyo miryango. Urumva ko ibyo igihugu
ntabwo kiba kibaho. Igihugu cyacu rero kuba gifite ingabo zikirinda, kikaba gifite abayobozi bakiyobora, kikagira noneho n'abaturage b'u Rwanda, ni ibintu by'ubumwe rwose bw'abanyarwanda dukwiye gushyigikira. Ntituzigere twumva hariho imitwe, imiryango yishyiriraho abatware, ikishyiriraho ingabo, ikishyiriraho banki, ikishyiriraho iki. Urumva ko rwose tubyamagane maze dukomeze tugende tuba igihugu gikomeye gishobora no kuzaba ishingiro ry'ubumwe bwa Afurika. Ngaho rero ndabashimiye abanyamuryango ba FPR kubera uku gukebura abanyarwanda, nkanasaba n'indi mitwe ya politiki kunga muri iryo jwi, hanyuma ntituzigere dusubira inyuma. Murakoze.